mu mikino Adiri ngo yaba yahagurutse i Kanombe. Nibyo Adiri uyu nguyu yari umutoza wa ekipe ya APR Football Club akomoka mu gihugu cya Maroc. Mu ijoro rya rero byari mu masaha hafi y'isa 7:10 nibwo yarafashe rutema ikirere n'indege ya Turkish Airlines, akaba ari indege nyine ya kompanyi y'igihugu cya Turkiya. Niyo yagiyemo rero yagombaga guca Istanbul muri Turkiya akaza gufata indi ndege imwerekeza iwabo muri Maroc, bakaba ari mu rugendo rero yerekeza muri Maroc. Uyu nguyu yari yahagaritswe by'agateganyo n'ikipe ya APR Football Club, ariko ibihe byo kugaruka we ngira ngo wabonaga wenda ko bikomeye bijyanye n'ibyo bamushinjaga. Akaba rero yarashinjwaga cyangwa se ikipe ya APR yaravuze yuko yangije rwose izina ry'ikipe ya APR igatuma abantu bayifata nk'uko itari, bakavuga bati rero n'imyitwarire mu kibuga cyangwa bijyanye n'umusaruro ntibyari byiza, baramuhagarika rero. Ukaba biri kuvuga yuko Adil urebye igihe yarasigaje ku masezerano ye bagiye kubara neza APR ishobora kumwishyura atari hasi ya $570 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko abandi bakurikirana iby'umupira hafi bakavuga bati umuntu nk'uyu nguyu ugiye atarahagaritswe burundu bishobora kuvuga ko nawe yataye inshingano ze z'akazi, ahubwo nawe akaba yafatirwa ibihano. Adil rero biri kuvuga ko nagera muri Maroc azamara nk'igihe kingana n'icyumweru, ubundi akerekeza mu Bubiligi aho azaba agiye kubana n'abanyamategeko be, ubundi bagatangira urubanza rero mu mizi, noneho bagahangana n'ikipe ya APR Football Club. Mbese ubwo bamwirukanye bari bamuhagaritse by'agateganyo, ubwo azagenda agiye kureba kuko ashaka kureba ko bamuhagaritse by'agateganyo, ko bamuhagaritse batakurikije ibyo byari biri mu masezerano. Ubwo details wenda nyinshi tuzabimenya icyo gihe nikigera. Hanyuma rero dukomeza amakuru yacu, shampiyona yarakomezaga hano mu Rwanda, amakipe menshi cyane twaraga neza. Ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo yatsindaga ikipe ya Espoir ibitego 3-0. harimo ibitego bya Rafael Saloué Olisere n'umukinnyi ukina hagati mu kibuga Munyanigeria, harimo igitego cya Musa Esene n'utayizamu Muganda ukina ikipe ya Rayon Sport, hakaza kandi n'igitego cy'uwitwa Mucyo Didier Junior nawe witwaraga neza. Tuni kindi gihe sinyene ko muzongera gutsinda imitima y'abantu irwaye yenda kuvamo, sinyene ko muzongera kumwira ngo mwatsinzwe. Icyo kintu cyo kumwira ngo mwatsinzwe n'ukorerera umukinnyi cyangwa niba udashoboye bivuga vamo hakiri kare, niba tayari batayari. Ibindi uyu mwaka niwo mwaka wanjye wa nyuma wo kumenya muzatwara igikombe cyangwa nze yanze negure nitwara negure by'ubusa. Turi kumwe ntituri kumwe ntabwo basezeranye itarigenda yatsave utarigenda ahita yasavye utarigenda bo basigaye muri Majyadiriano yabo, muri Majyadiriano bameze gutya batengurwa. Nibyo nashatse kuvuga rero nari nkomojeho ejo bira bitatu barase yari kwa birindwi ibyo barase nabyerekeye. ubona afashe ifoto akabatera inama akajya mu bafana gukoma amaki n'abandi, arashaka kubereka ko ari kumwe nawe ijana kandi yiteguye kuba yarwanira ishyaka abafana. Ibisigaye nibyo abakinnyi baraye bakoreye i Nyarugenge basabwaga n'ibiriya byo vuga ngo Rafael ntarimo, Birizi ntarimo, ngo nawana ntarimo, ngo umutima urahagarara. Abahari mwebwe muhembwa ya bintu ngo urabona ngo adahari ngo rero ntiyakina. Bya nabyo n'ubutumwa ngo aragaraya ngo niyonana ngo yadahari naye bwamusazaho yicaye mu bafana ko bati uretse nawe ubonye ko Rafael yavuyemo na Birizi yavuyemo, yewe nyuma na Paul Were bamusimbuye, ariko Reyo yagumye ku muvuduko wayo. Birani ko Rayon Sport agomba gutangira shampiyona imeze. Uwitwa Roger bamushyiramo Osaruwe amaze kuvunika agomba kumenya yuko atambaye mayo ya Heroes. Yego yambaye Rayon Sport, yakinira ikipe ifite abafana benshi, ikipe yatwaye ibikombe, ikipe ifite intego. Niyo mpamvu ari kuri liste ya Rayon Sport, niyo mpamvu ahembwa. Ibintu byo kuvuga ngo uragenda ku mukinnyi ngo babiri ufite 30 muri Ferwafa. Izi kipe zikomeye Real Rodrigo ajya afite imyaka 19 akajyamo agasezerera Chelsea na Man City kuri YouTube byakunze kubera igitinyiro cy'ikipe ndetse iyo brand iryo zina riremereye nawe ubwawe gusura abakinnyi bambaye iyi mayo agomba kurwanira iryo zina, kujyamo ukarwana ku izina kwanza, kurwana kuri brand y'ikipe n'ikirango. Ubwo rero niko abakinnyi bose Pascal nta handi hantu tuzi yakinye shampiyona wa mwana mutoya najyamo agomba kumenya ko akinira Rayon. Menya ko sura mwana z'imyahinganye Pascal ni muto cyane, nibyo niko kuri. Papa we ndamuzi, ni muto cyane pe, ni muto.
niyo afite 18 rero ubwo afite n'ikibazo cy'igihagararo. ikindi kintu kinakomeye kuri iyo ejo nasesenguye Kazungu Hitimana kuri Rayon Sport uretse ko rimwe na rimwe abariyo hari igihe bamwe na bamwe ntabwo ari bose bashaka ko amaso yabo ahuma kandi bishoboka ko amaso yabo bashatse kureba ubuzima babibona. Uzi ko flop Rayon Sport hari abahuma bihumisha nyine bakavuga Rayon Sport ngo yarahuma. Abo ngabo bameze nk'abafazi. Uzi ko flop Rayon Sport ifite bashaka kumera nk'abafarisayo. Uzi ko flop Rayon Sport ifite ari Boubacar Traoré n'umuntu bisha Kamara. Sizo flop ebyiri. Kugeza ubu Kamara nta kintu ngo tumenye ko ari flop. Impamvu ngo kugeza ubu flop ni ubuswa. Ndavuga flop arahombye kubera ko atarimo gukina yaje afite imvune akabivuza. Kamara we yarakinnye turamubona. Tubona ko ari flop nk'abasanogo. Nako Traoré yarakinnye tubona ko urwego rwa Rayon. Nta nubwo urwego rwa Gasogi. Ni umukinnyi sinabo deuxième division hariwe ni wamujyana. Yego. Kamara rero dukeneye kumubona akina tukamenya ko tumenye turamukasa akwiriye Rayon cyangwa ntari ku rwego rwa Rayon. Haje izina kugeza ubu rero ni Traoré wenyine. Kamara ni igihombo cya Rayon kuko atarakumva abantu abareyo bamwe mu bareyo n'abandi ngo Rayon Sport ngo yarahumbye. Sport yarahumbye izana Didier w'umwana akaza agatsinda. Rayon Sport yarahumbye ifite Ganijuru utanga assist urimo guhamagara mu mavubi. Rayon Sport yarahumbye ifite Mitima wabaye inyenyeri. Abo nabashakisha impamvu wabonye nibyo nabwiye ya makosa Mitima n'abantu bitwa ngo barwanya Rayon cyangwa batemera Rayon Kazungu n'abantu bari bafite robine bakamagamo ngo urabona ariko umuntu ukora Rayon ari nabo numvise bamwe sinagwa buhamya bavuga ngo ntirabura n'amakipe akomeye waribeshye ntubyibuka ngo rega ngo nubwo ikina ngo ntirahura n'amakipe akomeye wese umuza gukora bamwe mu bafana ba Rayon Sport ngo ntirahura n'amakipe akomeye uza gukora iki niburi mureye urahitega iminsi ni nk'uyu munsi umuyovu ushobora kumbwira ngo Kiyovu Sport ngo nikomeye ikomeye Kiyovu Sport yoroshye ikuye atatu ihuye ahubwo ikibazo bari bamwe mu bafana kuko ikibazo ubusa sinkibona mu bakinnyi gusa Kazu n'abayobozi ikibazo kiri no mu bafana mu myumvire yabo. So kuri Rayon Sport rero nyuma yo guhabwa disikuru ikomeye ya perezida wa Rayon niyo mpamvu babonye baje biminjiremo agafu bakije umuriro. Yitwa Matici umukangurambaga wo muri Rayon ampaye ubutumwa ati bonjour ubu butumwa bumpera barakonze ba Rayon Sport ikipe imeze neza irimo gutsinda imikino 5-5 abareye umunsi wa none nitwe dufitiye umwenda ekipe muri rusange unakomeye rwose buri umureye wese aho ari agira uruhare mu byishimo by'ikipe umukunzi wese wa Rayon Sport akande akanyenyeri 702 urwego dushimire abakinnyi bacu gasubiremo abibumbiye muri za fan club twihutire kwishyura imisanzu kandi ku gihe niyo nzira ikomeye yo kutujyana mu rugamba rw'igikombe cya shampiyona. Ubu gahunda no gutegura match yo ku itariki ya mbere. Gahunda no gutegura match imwe kuri imwe amanota 3 ya Kiyovu Sport angana na ya Espoir. Tugume mu mujyi umwe uyu mwaka turashaka igikombe no butumwa bwa Matici. Bari mu kwitegura Sunrise urabona ngo bakanda akanyenyeri gutanga inkunga yabo 702 urwego katanga akanyenyeri 702 ni 702 ubwo umuntu agatanga yafite ufite ijana ufite igihumbi. Matici arongera ngo gutsinda match Onana dahari Rafael Mbirizi bari hanze buriya n'ubutumwa bukomeye cyane ugaragaza ngo Rayon Sport itayari mwese babonye Mbirizi avuyemo babona Osaruwe araryamye aratatse bati karabaye kabisa umuntu wese yategereza ahubwo ati Rayon Sport itava wiri bati birarangiye ariko icyo byerekanye ni iki ntihakomeye umukinnyi akomeye brand Rayon Sport yego Rafael Osaruwe avamo cya kabiri cyari cyagiyemo oya hari kimwe ku musa gusa Rafael yavuye muri kimwe ku busara kimwe ku busa kiwe yaratsinze n'ubundi yatsinze igitego cyiza yatsinze maze gutsinda igitego niyo mubyibuka aza gutera ishoti rijya hanze niri ryatumye ava mu kibuga iryo shoti